So guys, ubu ngubu noneho rero ngiye gutangira guhambura. Murabibona noneho igisuko ndi busuke, Imana ubwayo niyo iri bukihera umugisha ikavuga ati mukobwa wanjye. Noneho abasore baranyiba bo muri uyu mujyi wa Kigali. Sibyo bikandabeshye. Abasore baraza kurara baneruye, nkuremo umupira dore byunzwe. Ariko nizere ko wangaragaje hose ukuntu nsa, ngenda sa neza nsigaye nsa neza. Abantu mu ndebe mu nkunde nsigaye ndi icyuki. Mana we, noneho muze dore imiti nanurira hari, muze tuyibahereze. Oh my godness. Noneho mbere na mbere nkuko muri kumva tuvuga, nta kavuyo kahari. Ufite gushyiramo vitamini yawe. Abantu mufite umusatsi uri gucikagurika cyangwa mwirirwa mushyiramo ibintu tutazi, ugasanga umusatsi wawe waracitse. Noneho ikindi uraza ugakoresha mu mutwe, niho hahandi usanga imiti inanura, amavuta. Ubwo nyine urumva ko byose ibintu byose ubitahana, siko ibintu byose urabitahana. Uje kugura umuti unanura, ukoresha mu mutwe, urumva neza ko noneho byose unabikura muri Sunnyroad. Bika hano wahabonye uti hano wahabonye. So nkuko mubibona rero, murabona ko dushoje gusukura wa musatsi wanjye. Ubu ngubu mu kanya tugiye gusokoza. Umusatsi wanjye ni mwinshi nkuko mubibona gutya, kandi umusatsi wanjye uroroshye. Cya kabiri, umusatsi wanjye urabyibushye kubera ko nkunda kuwushyiramo vitamine. Namenye hano ewana, ubu ngubu umusatsi wanjye usigaye ubayeho mu nzozi warotaga. Umusatsi wanjye wahoze urota vitamine. Impamvu mubona usa nk'aho ari mukeya rero ni uko utararamburwa, ariko umusatsi ushobora gufungamo shinyo utarawurambura, uwo musatsi uba ari mwinshi. Murabona rero kubera kunsukura bagiye bahita banshyiramo igituta kugira ngo nyine bigende neza. Muriho murabubona rego. So umva njye mba ngomba kubereka kamwe ku kandi, buri kintu cyose ku kindi. Mukeneye vitamine, mugana hano muri Sunnyroad. Nimero muzajya muhamagaraho ndaje nyibabwire, ndayibashyiriraho ku kiganiro ewana, ubundi kugira ngo ibintu bigende neza. So guys, murabona rero mvuye muri kasike. Ubu rero tugiye koza wa mutwe wanjye, apana urutwe, dukuremo ya vitamine. Bana we utambwa ko ndasubira muri kasike, ariko nkuko mubibona nuko nguko bimeze. Ubu ngubu mu kanya tuba dutangiye gusuka. Oh my god. Noneho njya ahantu nogera amazi ashyushye aturuka hejuru. Umva mwabyumva mwebwe mutarahagera, muze muhagere ubundi tubakorere tubereke. Agasaro ukuntu yitwa saro yitwa Sunnyroad. Ko yitara iherereye hagana he? Hano mu Nyakabanda munsi ya station ya Oregisi mu Nyakabanda. Ubundi jya utega mota mu bwati ngeza kwa Sunnyroad, baba bahazi, ubundi uze tugukorere. Ntago dukora ibintu utasanga handi mwabantu. So ubu rero, so guys, murabona ko dusoje gusokoza rero. Ubu tugiye gutangira gusuka. Umusatsi wanjye rero ni uyu nguyu wa natirere, umusatsi ubyibushye rwose umeze neza. Ubu ngubu ngiye gusuka, ngomba kubereka ibintu nasutse mukambwira ukuntu mwabibonye. Namwe ariko mugana muri Sunnyroad tukabakorera, murabizi ko mbakunda cyane rwose. Muze tubakorere. Murabona mfite natirere nziza ya danje ewana. Welcome rero. Mwiriwe neza, ndabasuje mbahaye ikaze. Murabona ndi kwisetswa cyane kubera yuko ntago naremerutse kuza iruhande rwa kamera. Nukuri nizere ko mumeze neza. Murabona rero ko ndi ku muhanda. Ubu ngubu naringiye muri Sunnyroad gukoresha imisatsi yanjye. So murabona rero ndi kwisetswa cyane, mfite amasoni. Ntago narimerutse kuza imbere ya kamera, ariko kubw'impuhwe z'Imana ubu ngubu ngiye kongera ngaruke
dukomeze tujye tubana. Murabona rero ko ndi ku muhanda cyangwa se murumva ko turi mu rusaku, ni ukwihangana. Rero igitumye nza hano ngiye kubereka ahantu muzajya nk'umuntu watunga natirere, uburyo agomba kuyitungamo, ahantu azajya ayikoresha ni ahandi, ni muri Sanirut, murabizi neza. Uyu musatsi wanjye ni natirere, ndagira ngo rero mbarange ahantu muzajya mukoresha natirere, bereke icyapa cyaho. Yego, ni ahangaha rero muri Sanirut, ibintu y'umusatsi wa natirere, abantu mukoresha mutunze natirere n'abadatunze natirere turabadufiriza neza ku buryo umusatsi wanyu utazajya ucika. Welcome rero muri Sanirut, muze tubakorere amafaranga make, gushyiramo vitamini mu musatsi wa natirere, ndetse tugiye kubikora mureba turi kumwe, ubundi mukomeze mujya musharinga ibiganiro byanjye. Nzajya mbahereza ibiganiro kabiri mu cyumweru, ikiganiro cyiza giteguye neza, kandi ndabashimira ku bantu mwakomeje kubana nanjye nyuma y'uko nandukanye na Dr. Hemu. Muze rero tugende. Aha, mwahabonye rero bagiye kunkorera, bagiye kuntanganyiriza mu mutwe, baranshyiramo vitamini muri natirere. Ubu urabona bagiye no kunsukurira ibintu byose muri iyi salo. Murabona ko ni salo ya VIP, nahengereye, ndavuga ni reka nze. Ikindi cya kabiri, nta kavuyo kaba karimo, abana kubasuka turabasuka neza nta kibazo, inzara nta kibazo. Welcome rero, muzi. Josie, amakuru? Umeze neza? So guys, ubu ngubu noneho rero ngiye gutangira guhambura. Murabibona noneho igisuko ndi busuke, Imana ubwayo niyo iri bukihera umugisha, ikavuga ati mukobwa wanjye. Noneho abasore baranyiba bo muri uyu mujyi wa Kigali, sibyo bikandabeshye. Abasore baraza kurara baneruye, nkuremo umupira, dore byunzwe. Ariko nizere ko wangaragaje hose ukuntu nsa, ngenda sa neza, nsigaye nsa neza. Abantu mundebe mu nkunde, nsigaye ndi icyuki. Mana we, noneho muze, dore imiti inanurira hari, muze tuyibahereze. Oh my goodness. Noneho iyi ntebe ni ubwa mbere kuva natajya kujya muri salo, ni ubwa mbere nicaye mu ntebe imeze gutya. Uri kumva? Noneho iyi natirere yanjye igiye kuba natirere bya nyabyo, bimwe bya danje. Noneho dore kino gicupa nk'uko mwakibonye, kigira umusatsi umukara. Kigira umusatsi umukara, atari bya bindi byanyu ngo nimba ari buraka ki? Buraka sinzi ukuntu babyita. Aya nayo ni amavuta atuma umusatsi ukura neza udacika. Muri Sanirut niho uri busanga ibi bintu byose. Ni ukuri, muri Sanirut niho usanga ibi byose. My goodness. Wanangiye guhambura cyangwa ufite isoni zo kujya muri kamera? Uyu mukobwa niwe mukobwa wa mbere nabonye udakunda kamera. Noneho uko mwahuye n'ikirara ngo ni Joyeuse gikunda kamera. Bikari we, umeze neza? Harya wowe ntago wakora mu mutwe? Taka kubona nawe uri kumambura. Ariko se ntiwashobora guhata ibirayi? Nta kintu na kimwe ushoboye iki? Yewe biragusa. Noneho mana yanjye, ibi bintu dukorera muri Sanirut n'ahandi hantu wabisanga. Icyambere na mbere nk'uko muri kumva tuvuga, nta kavuyo kahari. Ufite gushyiramo vitamini yawe. Abantu mufite umusatsi uri gucikagurika cyangwa mwirirwa mushyiramo ibintu tutazi, ugasanga umusatsi wawe waracitse, noneho ikindi uraza ugakoresha mu mutwe, niho hahandi usanga imiti inanura, amavuta. Ubwo nyine urumva ko byose, ibintu byose ubitahana, siko? Ibintu byose urabitahana, uje kugura umuti unanura, uhise ukoresha mu mutwe, urumva neza ko noneho byose unabikura muri Sanirut. Bika hano wahabonye ute? Hano wahabonye ute? Siyo nari nyeneye kuva na kera.
noneho uyu mukobwa udukorera mukunda kubi nanjye ndabona namukunze. ariko mana we wamukunze Nanjye uyu mukobwa ndabona namukunze kabisa. gutere pase Ngaho se sha. ndagutera pase se wahigereye Eh? ndagutera pase wahigereye Wanayinera ariko ntabwo yagana. ariko uzi gukamera baguhamagare baguha akazi urabona ukuntu ahantu hose uri kugenda ugenda ewana abakunzi ngiye gushyiramo vitamini mu mutwe rero nibikunda ndahita nanasuka nk'uko mubibona ewana ni uko nguko ibintu bigiye kugenda murabizi ko mbakunda cyane muraba agaciro muri urukundo rwanjye muri ba my love banjye muri ababu banjye mbese muri byose byanjye niyo mpamvu mba nifashishije bikari nkamubwira ni ngwino nkamere ababu banjye mbereka ahantu bagomba kujya bakoresha umva bukatinze turagaruka mu kanya wana so nk'uko mubibona rero murabona ko dushoje gusukura wa musatsi wanjye ubu ngubu mu kanya tugiye gusokoza umusatsi wanjye ni mwinshi nk'uko mubibona gutya kandi umusatsi wanjye uroroshye cya kabiri umusatsi wanjye urabyibushye kubera ko nkunda kuwushyiramo vitamine namenye hano ewana ubu ngubu umusatsi wanjye usigaye ubayeho mu nzozi warotaga umusatsi wanjye wahoze urota vitamine impamvu mubona usa nk'aho ari mukeya rero ni uko utararamburwa ariko umusatsi ushobora gufungamo shinyo utarawurambura uwo musatsi uba ari mwinshi murabona rero kubera kunsukura bagiye bahita banshyiramo igituta kugira ngo nyine bigende neza muriho murabubona ariko so umva ngemba ngomba kubereka kamwe ku kandi buri kintu cyose ku kindi mukeneye vitamini mugana hano muri Sanirudi nimero muzajya muhamagaraho ndaje nyibabwire ndayibashyiriraho ku kiganiro ewana ubundi kugira ngo ibintu bigende neza mugane Sanirudi cyangwa se utege motari umubwira ati ngeze hano kuri Sanirudi munsi y'umurenge wa Nyakabanda ubu ngubu murabibona ko tugiye gusokoza mu kanya turanabereka igisokozo dukoreshamo so ubwire motari ati ngeze hano munsi ya sitasiyo ya Oregisi kwa Sanirudi umubwira ati ngiye gushirishamo vitamine so rero reka tubanze dusokoze turabereka ubwiye motari ngiye gushyiramo vitamine kwa Sanirudi ngewe ndi umuntu wa mbere utunze natirere ewana kandi natirere yanjye ikaba imeze neza cyane murambona neza so irarenze iyi natirere ariko bereke hose umutwe uzenguruke zenguruka umutwe murayibona iyi natirere iyi ni natirere ya danje yayindi kandi umusatsi wanjye ni muremure bureka mu kanya nibamara kuwusokoza murahita mubona so rero naha mu kanya turongera tugaruke mu kanya ushaka gukoresha inzara tugane ikintu cyose waba ukeneye gukoresha mu mutwe welikamu ni akavuyo kaba gahari ushaka gusukisha umwana dufite umuntu usuka wabyigiye wanabiminurije wagiye hanze so ubu ngubu rero tugiye gushyiramo vitamini nk'uko mubibona vitamini zacu sha mana we cyazi ibi bintu birarenze mubirebe mubikunde mubyuke muzi vitamine rero ikintu imaze mu musatsi ituma umusatsi wa natirere woroha ugakura neza waba ufite uworoshye tukaguhereza ukomeza nyine vitamine irinda umusatsi gucikagurika nyine vitamine nituvuga vitamine wumve byinshi vitamine irinda ibintu byinshi bitandukanye mu mutwe kandi nta handi hantu ushobora gusanga vitamine uretse hano muri Sanirudi buri gihe duhora tubabwira Sanirudi ni mwumva ureka sha noneho uraza ugasanga nta kavuyo kaba gahari noneho utanga urahamagara ukavuga ati ejo nzaza mukiremo vitamine
cyangwa se ukavuga waba uri buze nimugoroba ukavuga ati ugamaga mu gitondo nimugoroba ukavuga ati ndaza gushyiramo vitamine nimugoroba. Rwose ni ukuri ibyo ngibyo biba bihagije. Baze ko bagushyiramo vitamini ukaba wanahita usuka, kuko nanjye muraza kubibona yuko mu kanya ngiye guhita nsuka. Muzanyuzwa n'iki Joyce? Muzanyuzwa n'iki ahubwo ko mugomba kuma umwana wanyu. Ndashyingiwe noneho birarangiye mu ndagira umusore. Nyeneye yasheri nawe nyeneye. Rata nababeshyaga na sheri nyeneye. Mumpa amafaranga, mumpa akazi nkorera amafaranga, umugabo wanjye azaba amafaranga. Mumpa akazi mbamamarize, mumpa akazi rwose pe. Umugabo we ntawe nyeneye, murabizi namwe icyo abagabo bakora cyangwa se icyo witwa umusore n'umugabo bakora ni ukuza guhangayikisha nta kindi bagukorera. Abakobwa muri aho ngaho mwicaye ngo mukeneye, ariko buriya najyaga nirwa ncira imanza abakobwa bafata abasore bakabarya udufaranga twabo, narabibona. Buriya ntuzigere ucira imanza umukobwa ufata amafaranga y'umusore akayarya. Ni ukuri aba yarababajwe n'umusore w'umukene udafite ikintu ariho, akamubabaza ntacyo atamuhaye, yaranamufashije mu dufaranga twiwe, uwo musore akamubabaza. Uri kumva? Ntabwo nzongera gucira urubanza abakobwa ahubwo baba bumva barya amafaranga. Yego sha. Muri kumbona? Bande badakora? Ntago ari ukugumura. Ngenda kubwira najyaga nirwa ncira imanza abakobwa barya amafaranga y'abasore. Ubu ngubu ngiye ntago nyarya, ngiye nkorera yanjye. Uri kumva? Mba mfite akazi kanjye nkorera amafaranga yanjye. Ahubwo ngewe bandiye yanjye, ariko uwo yandiye nawe bizamubaho, azabona umukobwa azamwereka mwemeze, noneho bazamurya rutayo bandiye. Shafe aragifite kabisa. Kuraje. Nje nawe nzacira urubanza rwose. Murabona natirere yanjye ni nziza of course. Oh my God. Umusatsi muremure ureshya gutya wawukura hehe? Noneho hari natirere. Murambona ugaseka, muze mutwara imiti inanura, ubundi munakoresha umusatsi, mutwara amavuta. Noneho uzi ko bari kumasajinga mu mutwe. Naje ndwaye umutwe none urakize. Ni ukuri urakize pe. Ubu ngubu uratagiye guhita hakurikiraho iki? Ubu ngiye guhita njya muri kasiki. Muri kasiki. Ubu ntabwo birarangira ngo tujye muri kasiki. Yego komanda. Welcome muri Sanirudi. Oh my God, muze tubakorere pe. Ariko nimba mwambizi ko nanjye rero nsigaye nkora, muze rwose tuhahurire. Ewana murabona natirere yanjye. Yego komanda. Muze tubakorere rwose. Welcome ni ukuri. Murahadusanga. So ubu ngubu ngira ngo mwabibonye ndetse muri no kubibona akamasaje. Yego komanda, uzi ko ari ubwa mbere ba masajinze mu mutwe. Nibyo naringiye kubabwira kuvuga. Ariko iyi saro akenshi ni iy'abadamu ntabwo ari iy'abasore, ni iy'abagore. Ni iy'abagore iyi saro. Abagore mutazajya munavuga ngo iyi saro ni iy'abagore, ntabwo ari iy'abagabo. Muranyumva? Ni iy'abagore, twebwe tugira ibintu by'abadamu gusa. Ewana mwambonye ariko simbizi. Nagafasha vitamine kugira ngo najya muri kasike bibe bimeze neza. Yego sha. Ako ngako nakugufata izo vitamine ushizemo uzafatamo fresh. Ariko nawe bazi ibintu utazi ubu. Oya, ngomba kwaza nyinose nje mbazi byose. Oya, nje mbazi byose. Ubu ngiye muri kasike. None iyi kasike nayo ni ubwa mbere nyibonye. Ni ukuri ni ubwa mbere nyibonye iyi kasike. Gusa neza. Thank you my love.
urasa neza, urukundo rwari rwaratumye nsa nabi, rwari rwaratumye njugumira, rwari rwaratumye ngenda mba nabi. So ubu reka njye muri kasike rero duhita tunakatinga, turaza no kubereka twayivuyemo. Kasike muriho murayiruzi, umva mana we mundebere, ubu muri kumbona bika, ubu muri kumbona. So ubu rero turaza kubereka twavuye muri kasike, naha mu kanya turagaruka mu kanya tubereka vitamini. Hari n'akandi kaburaga munde igosha yewe. Nyine nagatuma umera neza. So turagaruka mu kanya rero tugiye koza mu mutwe, naha mu kanya bukatinze, mugire ibihe byiza. So ubu ngubu rero tugiye gushyiramo vitamini nk'uko mubibona. Vitamini zacu sha mana we cyazi, ibi bintu birarenze, mubirebe mubikunde mubyuke muzi. Vitamini rero ikintu imaze mu musatsi, ituma umusatsi wa natirere woroha ugakura neza. Waba ufite uworoshye tukaguhereza ukomeza. Nyine vitamini irinda umusatsi gucikagurika. Nyine vitamini, nuvuga vitamini, nituvuga vitamini wumve byinshi. Vitamini irinda ibintu byinshi bitandukanye mu mutwe, kandi nta handi hantu ushobora gusanga vitamini uretse hano muri Saniruti. Buri gihe duhora tubabwira Saniruti ni mwumva ureka sha. Noneho uraza ugasanga nta kavuyo kaba gahari. Noneho utanga urahamagara ukavuga ati ejo nzaza mukiremo vitamini, cyangwa se ukavuga waba uri buze nimugoroba ukavuga ati ugamaga mu gitondo, nimugoroba ukavuga ati ndaza gushyiramo vitamini nimugoroba. Rwose ni ukuri ibyo ngibyo biba bihagije. Baze ko bagushyiramo vitamini ukaba wanahita usuka, kuko nanjye muraza kubibona yuko mu kanya ngiye guhita nsuka. Muzanyizwa n'iki Joyeze, muzanyizwa n'iki ahubwo ko mugomba kuma umwana wanyu. Ndashyingiwe noneho birarangiye, mu ndagira umusore. Nyeneye ya sheri nawe nyeneye. Rata nababeshyaga na sheri nyeneye. Mumpa amafaranga, mumpa akazi nkorera amafaranga, umugabo wanjye azaba amafaranga. Mumpa akazi mbamamarize, mumpa akazi rwose pe. Umugabo we ntawe nyeneye, murabizi namwe icyo abagabo bakora, cyangwa se icyo witwa umusore n'umugabo bakora, ni ukuza guhangayikisha nta kindi bagukorera. Abakobwa muri aho ngaho mwicaye ngo mukeneye, ariko buriya najyaga nirwa ncira imanza abakobwa bafata abasore bakabarya udufaranga twabo. Narabibona. Buriya ntuzigere ucira imanza umukobwa ufata amafaranga y'umusore akayarya. Ni ukuri aba yarababajwe n'umusore w'umukene udafite ikintu ariho, akamubabaza ntacyo atamuhaye, yaranamufashije mu dufaranga twiwe, uwo musore akamubabaza. Uri kumva? Ntabwo nzongera gucira urubanza abakobwa, ahubwo baba bumva barya amafaranga. Yego sha. Muri kumbona? Bande badakora? Ntago ari ukugumura. Ngenda kubwira najyaga nirwa ncira imanza abakobwa barya amafaranga y'abasore. Ubu ngubu ngiye ntago nyarya, ngiye nkorera yanjye. Uri kumva? Mba mfite akazi kanjye nkorera amafaranga yanjye. Ahubwo ngewe bandiye yanjye, ariko uwo yandiye nawe bizamubaho. Azabona umukobwa azamwereka mwemeze, noneho bazamurya rutayo bandiye. Shaka aragifite kabisa. Kuraje. Nje nawe nzacira urubanza rwose. Murabona natirere yanjye ni nziza of course. Oh my God. Umusatsi muremure ureshya gutya wawukura he? Noneho hari natirere. Murambona.
ngo urambona ugaseka muze mutware imiti inanura ubundi umuntu akoresha umusatsi mutwara amavuta noneho uzi ko bari kumasajinga mu mutwe naje ndwaye umutwe none urakize ni ukuri urakize pe ubu ngubu uratagiye guhita hakurikiraho iki koga ujya muri kasike ubu ngiye guhita njya muri kasiki bagiye kugushyira muri kasiki ubu ntabwo birarangira ngo tujye muri kasiki yaje nsoga yego komana welcome muri Sunroot. Oh my god muze tubakorere pe ariko nimba mwambizi ko nanjye rero nsigaye nkora muze rwose tuhahurire ewana murabona natirere yanjye yego komana muze tubakorere rwose welcome ni ukuri murahadusanga so ubu ngubu ngira ngo mwabibonye ndetse muri no kubibona akamasaje yego komana uzi ko ari ubwa mbere bamasajinze mu mutwe nibyo nari ngiye kuvuga ariko iyi saro akenshi ni iy'abadamu ntabwo ari iy'abasore ni iy'abagore ni iy'abagore iyi saro abagore mutazajya munavuga ngo iyi saro ni iy'abagore ntabwo ari iy'abagabo muranyumva ni iy'abagore twebwe tugira ibintu by'abadamu gusa ewana mwambonye ariko simbizi aka kantu nagafasha vitamine kugira ngo najya muri kasike bibe bimeze neza yego sha ako ngako nakugufata izo vitamine ushizemo uzafata mu fresh ariko nawe bazi ibintu utazi ubu oya ngomba kubaza nyine rwose ninjye mbazi byose oya njye mbazi byose ubu ngiye muri kasike noneho iyi kasike nayo ni ubwa mbere nyibonye ni ukuri ni ubwa mbere nyibonye iyi kasike gusa neza thank you my love imana urasa neza urukundo rwari rwaratumye nsa nabi rwari rwaratumye njugumira rwari rwaratumye ngenda mba nabi so ubu reka njye muri kasike rero duhita tunakatinga turaza no kubereka twayivuyemo kasike muriho murayiruzi umva mana we mundebere ubu muri kumbona bika ubu muri kumbona so ubu rero turaza guys murabona rero mvuye muri kasike ubu rero tugiye koza wa mutwe wanjye apana urutwe dukuremo ya vitamine bana we utambwa ko ndasubira muri kasike ariko nk'uko mubibona nuko nguko bimeze ubu ngubu mu kanya tuba dutangiye gusuka oh my god noneho njya ahantu nogera amazi ashyushye aturuka hejuru umva mwabyumva mwebwe mutarahagera muze muhagere ubundi tubakorere tubereke agasaro ukuntu yitwa saro yitwa Sunroot siko yitwara iherereye ahagana he hano mu Nyakabanda munsi ya sitasiyo ya Oregisi mu Nyakabanda ubundi jya utega moto mu bwatingeza kwa Sunroot baba bahazi ubundi uze tugukorere ntabwo dukora ibintu utasanga ahandi mwabantu so ubu rero kabwo bansoze mu mutwe ubundi turahita tugaruka mu kanya murakoze mugira ibihe byiza Imana ibarinde so guys murabona ko dusoje gusokoza rero ubu tugiye gutangira gusuka umusatsi wanjye rero ni uyu nguyu wa natirere umusatsi ubyibushye rwose umeze neza ubu ngubu ngiye gusuka ngomba kubereka ibintu nasutse mukambwira ukuntu mwabibonye namwe ariko mugana muri Sunroot tukabakorera murabizi ko mbakunda cyane rwose muze tubakorere murabona mfite natirere nziza ya danje ewana welcome rero muri Sunroot mana yanjye so turongera kugaruka rero birangiye cyangwa se turabereka tumaje gusuka uruhande rumwe mugende mureba ukuntu byagiye bimera
mugire ibihe byiza nahamukanya. Murakibona igisuko cya danje ibihumbi 30 buro nibansoza ndabereka ukuntu biraba bimeze ewana muriho murabiruzi noneho umukobwa wacu asuka vuba yigiye hanze. Mama Sanirut niwe muntu wa mbere ukora ikintu akagikorana n'umutima mwiza wose. Niyo mpamvu usanga azanye abakobwa bafite umutima mwiza tu. Muze mutugane hano muri Sanirut muri kumbona neza cyane. Joyeuse ubwo yasukuye direde noneho ewana mumutinye mumurebe mumukunda agasatsi karasokoreka neza ewana nahamukanya rero birangiye. So guys murabona basoje kunsuka ubu ngubu bari kunshiramwo amazi kugira ngo bize gusoza byagize. Yewe kuri kunsuka amashyushye yewe ubu ntabwo ndi bushye mana yanjye. Aha muri kubibona rero nibyo bita kubukiya. Bari kumbukira. Aha muraza kubona ukuntu biraza kuba bimeze. Kameramani nawe yashyashyanye. Hariya dufite umuntu uri gucuruza icyo bita ibiraha. Tumaje guhaga ibiraha kuseka sibyo twaguteje imbere oya wikamamaza rado ibaze nge nandimo mubwira ninkoresha ubukwe nzamubwaza nekere mu bukwe ibiraha mukanseka. Ngiye mu bukwe bwanjye agomba kuba harimo ibiraha nabibabwiye mfite ubukwe ego ejo muri se sinzakomezwa. Ejo bundi nzakomezwa mfite isakaramenu nzakomezwa ejo bundi mu kwa 8. Ubwo ni ubukwe n'ubundi ni ubutisimu muzabutahe banyakubahwa murabizi ko mbakunda cyane. So ubwo rero reka tugubukiye ndaza kuza mbereka neza byarangiye ewana mbabwira ni muze mugane hano muri Sanirut mbabwira na nimero mugomba guhamagaraho. Okay bye. Hey guys ubu ngubu basoje kunsuka murabona udusuko bansutse noneho ntago ari bya bindi bikuruhira ku mutwe umva ntago ibingibi nibyo nifuzaga bimeze gutya ewana ni byiza uri kumva ntibinahenze. Icyo ni icya kangahe nyine wumve ko ari byiza nyine wabyifuza nawe wabikunda. Ni iby'abamisi nka ba Joyeuse ariko muri kumbona kandi kureho n'isonga muri kumbona muri kundeba Miss Rwanda Joyeuse wa Juno of course. Dore nuko nguko nsamugane hano muri Sanirut. Nimba ushaka kuza hano gukoresha muri Sanirut mamagara kuri nimero yanjye ndaguha yanjye bwite ngendana 079 350 32 92 ubundi uze tugukore ku mafaranga makeya. Mbibutse yuko icy'ingenzi mwebwe mufite naturel ni mwebwe mukenewe cyane abantu mushaka gushyirishamo vitamini mu musatsi ewana welcome ni muze karibu muhawe ikaze. Mwibutsa iyo uje hano muri Sanirut ubwira motari aho waba uturutse hose ukamubwira ati ngeza hano mu Nyakabanda munsi ya sitasiyo ya Oregisi yo kwa Gisimba. Umusista wansutse n'uyu nguyu rero yansutse mu masaha mw'isaha 1 n'igice sibyo? Yego isaha 1 n'igice bari bansoje. Mubaze iki nanjye ndashaka kwigira gusuka. hari ikibazo se nta kibazo. Murumva ko babinyemereye tunigisha no gusuka ewana welcome rero. So amafaranga Mbabariza unzumingira ino foto hano handitse ngo subiza umusatsi wawe ku murongo. Amavuta y'umusatsi subiza umusatsi wawe ku murongo ngayitigarureho. Nahandi rero wasubiriza umusatsi wawe ku murongo uretse hano muri Sanirut icyapa twakiberetse. Uyu mukobwa ngabarangiye aho bazajya bagusanga ni munsi birakuna ni munsi y'umurenge wa Nyakabanda
kwa Gisimba kuri sitasiyo murakaza neza. Murakaza neza abakunzi bacu, murabona ukuntu usa neza, tuno nitwo nashakaga tugufiya tutambangamira. Ewana welcome, ni ukuri murabona ko nabaye icyuki, nanjye ndabikunze. Mugira ibihe byiza, ndashimiye mwebwe mwabanye nanjye, nshimiye n'umukobwa wansutse. Ni ukuri ni iby'agaciro, Imana igumugisha kandi ujye ubona abakiriya benshi b'umugisha. Ibihe byiza, Imana ibarinde, turabakunda, bika nawe ndagukunda, urare neza.